Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibaho umugisha. Reka twongere dushimire Imana ko tugize umugisha n'uburyo byo kubana namwe mu buryo bwo kuganira ijambo ryayo. Nongeye kubaha ikaze kandi kuri channel yanjye yitwa Evangeliste John Mbarushimana. Reka mbashimire rero ko mukomeje gufatanya natwe kwamamaza ubutumwa bwiza. Buri gihe nyine mba mbivuga, yenda simbona uko mbigaragazanya uburemere buri mu mutima wanjye, ariko njya nezezwa no kubona umuntu ampamagaye, naba muzi naba ntamuzi, akambwira ngo hari ijambo ry'Imana navuze riramwubaka, biranezeza. Kuki binezeza? Mpita nibaza, ndinde wo kunyuzwa mu ijambo ry'Imana rishobora gusubiza ibyiringiro mu mutima wari utakaje ibyiringiro. Hari ukuntu umuntu yiyumvamo ubushobozi n'imbaraga, yenda ku buryo wamubwira ibyo ngibyo akumva ko byari ngombwa ko abyumva, kubera ko yizima icyo cyizere n'ubwo bushobozi. Sinjya mbimenyera, sinjya mbifata nk'ibisanzwe, numva ari ubuntu budasanzwe mba ngiriwe n'Imana bwo kuba hari umuntu ushobora kuruhuka umutima, bwo kuba hari umuntu ushobora kunezerwa, bwo kuba hari umuntu ushobora kubona icyizere cyo kubaho kubera njyewe. Ni ukuri Imana ibaho umugisha, kandi Imana ibaho umugisha. Ntabwo ari njyewe, ni Kristo unshoboza. Muramusaba rero ngo ajya anshoboza, ajya anyuzamo amagambo, ajya anyuzamo ibikwiriye bishobora gutuma umuntu ava ku rwego rumwe akajya ku rundi, habe mu mwuka habe mu mubiri. Ndabashimiye mwebwe mufatanya nanjye kwamamaza ubutumwa bwiza. Ndabashimiye mwebwe muduha courage, ndabashimiye mwebwe mudusengera, ndabashimiye mwebwe mudukunda, ndabashimiye mwebwe mwifuza ko twava ku rwego rumwe tukajya ku rundi. Ndabashimiye. Kandi nta hantu ushobora kugera Imana idakoresheje umuntu. Urwego rwose uzageraho Imana izakorera mu muntu. Niba rero ahantu hose uzagera Imana izakoresha umuntu, reka mbabwire ngo nanjye aho ngeze ni abantu Imana yagiye ikoresha. N'aha nicaye ni abantu Imana yakoreyemo. Rero njyewe nawe turi umugisha w'abantu benshi. Mukomeze mumbere umugisha, nanjye mbabere umugisha. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Mu nkundire tuganire ijambo Imana yanshyize ku mutima. Ndashaka ko tuganira ijambo Imana yanshyize ku mutima. Ijambo riri mu Byakozwe n'Intumwa ibice 12 umurongo wa mbere. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5. Hari ijambo rivuga ngo, nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda, ariyongeza afata Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane, agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Amen. Ndagira ngo tuganire iri jambo Imana yashyize ku mutima kugira ngo nze kuri gufashisha. Ari ukuntu uba wumva ijambo rigufasha ukumva warifashisha umuntu,
hari n'ukuntu umwuka w'Imana gusanga akakubwira gutanga ijambo runaka bitewe n'icyo Imana ishaka kurikoreramo. Ndumva Imana yashyize ijambo rivuga ngo ibyo bategereje ku buzima bwawe Imana irabihinyuje. Ibyo bategereje ku buzima bwawe Imana irabihinyuje. Ndabisubiramo. Ibyo bategereje ku buzima bwawe Imana irabihinyuje. Mu buzima bwacu bwa buri munsi kenshi na kenshi iyo ndimo nigisha njya nkunda kwifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi tubamo. Ubuzima bwacu bwa buri munsi tubamo duhuriramo n'ibintu byinshi byiza kandi bibi. Kandi ndagira ngo nongere mbibutse ko ibibi bituruka mu bantu n'ibyiza bigaturuka mu bantu. Muri make ari Satani akorera mu bantu ndetse n'Imana ubwayo igakorera mu bantu. Mpora mbwira abantu rero ngo buri muntu wese ajya aharanira kuba igikoresho cy'Imana kuruta uko yaba igikoresho cy'umwanzi. Icyo wemereye nicyo kigukoresha. Iyo wemereye Imana iragukoresha, n'iyo wemereye Satani aragukoresha. Muri make muri wowe harimo ubushobozi bwo kwemera umukoresha ushatse. Reka mbabwire ko Imana ntabwo igifata ku gahato, ntigifata ku ngufu. Imana ikoresha umuntu wabishatse. Ikwereka icyiza n'ikibi, ikwereka inyungu zo guhitamo neza, ikakwereka n'ingaruka zo guhitamo nabi, wowe ugahitamo. Biravuga ngo dore inzira yose iri imbere yawe, aho ubona hakubonereye aba ariho uzajya. Hari inzira y'ubugingo, hari n'inzira yo kurimbuka. Iyo ukoze neza byanga bikunda uko byamera kose ubona inyungu zo gukora neza. Niyo ukoze nabi byanga bikunda ubona inyungu zo gukora nabi. Ibyo ngibyo turi abantu bakuru ntawe utabizi. Yewe n'abatoya barabizi. N'umwana muto arabizi ko yakoze amakosa baramuhana. Harabizi ko yakoze ibyiza ababyeyi baramushimira. Ntawe utazi ingaruka zo gukora nabi, ntawe utazi inyungu zo gukora neza. Ibi mbivugiye iki rero? Mbivugiye yuko ba bantu bamwe bakoreshwa n'Imana abandi bagakoreshwa na Satani. Naje kukubwira ngo bamwe bakoreshwa n'umwanzi rero, bamwe batemereye gukoreshwa n'Imana bakemera gukorera umwanzi. Hari ibyo bari bategereje ku buzima bwawe, ariko Imana yakuntumye ngo umubwire ngo ibyo bari bategereje ku buzima bwawe Imana irabihinyuje. Muri make Imana ihinyuje ibyo bari bategereje bitari byiza. Kuki bihinyuje? Nuko atari byiza. Iyo baza kubagambiriye ibyiza yari kubashyigikira, ariko kuko bagambiriye ibibi kandi Imana ikabikugambiriye ibyiza, ije guhinyuza ibyo bari bagambiriye isohoza ibyo yakugambiriyeho. Bibiliya igaragaje hano, iyo usomye titire iravuga ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Haleluya. Herode yashakaga kwica Petero, ariko marayika aza guhinyuza ibyo Herode yaragambiriye gukora. Reka nkubwire ngo uyu mwaka turimo twatangiye hari ibyo umwanzi yagambiriye kandi abigambiriye anyuze muri ba bandi bemereye gukorera umwanzi.
ariko Imana nayo yagambiriye guhinyuza ibyo umwanzi yagambiriye, kandi arabihinyuza akoreye mu bantu be. Kuko mbibutse ko Satani afite abamukorera, ariko n'Imana ifite abayikorera. Muri make reka mvuga ngo ni ubwami bubiri buhanganye, kandi buri bwami bwose bugira ingabo. Hari ingabo z'umwijima, hari n'ingabo z'umucyo. Ingabo z'umucyo rero ziteguriye kurwanirira abari ku ruhande rw'ubwami bw'umucyo, kandi zirwanye ubwami bw'umwanzi bushaka kurwanya ubutabazi bugambiriye guhabwa abari mu bwami bw'umucyo. Herode ngo yica Yakobo, ngo abonye ko anejeje abayuda, ngo yiyongeza na Petero, ngo amushyira muri gereza. Ngo kubera iki? Igihe yakamwishe ngo hahise hazamo iminsi mikuru ya Pasika. Haje iminsi mikuru ya Pasika, ngo Herode aravuga ngo reka bafunze Petero ategereze ko Pasika izarangira, nimara kurangira azaze yiyongeze, azaze yice Petero nk'uko yishe Yakobo. Kuko ngo yishe Yakobo, ngo abayuda baranezerwa. Ngo abonye ko anejeje abayuda, ashaka kongera kubaha ibindi byishimo. Nawe tekereza kumva umuntu ashobora kugira ibyishimo kubera ko umwe amenya amaraso. Uzi ko hari abantu bashimishwa n'igihombo cy'abandi? Uzi ko hari abantu bashimishwa no gusenyuka kw'ingo z'abandi? Uzi ko hari abantu bashimishwa no gupfakara kw'abandi? Uzi ko hari abantu bashimishwa no kwirukanwa ku kazi kw'abandi? Uzi ko hari abantu bashimishwa no kubona umuntu yakennye bikamunezeza? Hari abantu bashimishwa, muri make abakorera umwanzi, abakorera Satani bashimishwa no kubona ibyago by'abandi. Ariko ntabwo byari bikwiriye. Njya nibaza nk'uyu muntu ushimishwa n'ibyago by'abandi, abayumva baheshya, abayumva baheye. Ntabwo yambaye umubiri. Umuntu ushimishwa n'uko bamwirukanye mu kazi, abatekereza ko akarimo se. Umuntu ushimishwa n'uko umuntu yagize ibyaha, se abayumva we atari mu isi. Niko isi imeze, nta nicyo twabihinduraho. Ngo abonye ko atekereza, arabatereka niyongeze nkomeze mbaho ibyishimo. Reka nkubwize ukuri, uyu mwaka hari ibyo bategereje. Umwaka ushize barabitegereje ntibabibona, ngo bategereje n'uyu nguyu. Iyaturengeye kera, iyaturengeye cya gihe, n'ungu musakomeza iturengere, izakomeza kutwimana mu maboko y'umwanzi. Mbonye yaravuze ngo yaratwimanye kandi sibanga. Nabo barabizi ko Imana yatwimanye. Barabizi ko hari igihe baduteze iminsi Imana irayiturenza. Barabizi ko hari igihe bari bazi ko ibyacu birangiye, babona ntibirangiye. Nabo ubwabo barabizi ko Imana yaturengeye. Nabo ubwabo barabizi ko Imana, barabizi ko ari Imana barabizi ko ari Imana twagumanye nayo. Nabo ubwabo barabizi ko ari Imana yahabaye. Iyo itahaba hari ibyo bari biteze, hari ibyo bari bategereje. Kandi mibutse ko iyahabaye ntigihunikira, ntigisinzira. Gerardine yaravuze ngo ntago yashyizweho n'amatora, ngo wenda tugire ubwo yuko manda yayizarangira. Uko yahoze kera n'uyu munsi ni kwiri. Yambwiye ngo nkubwire ngo ibyo bategereje ku buzima bwawe Imana irabihinyuje. Ngo amushyira muri gereza, amuha abasirikare 16 bane kumurinda. Ngo bategereje ko Pasika izara, ngo abitora bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Ngo Imana yohereza marayika. Uwo munsi Imana yatabaye yohereje marayika. Uyu munsi reka nkubwire, irohereza umuntu wayo iramukoresha. Uzi ko ushobora gukoresha umuntu ntunamumenye. Burya abantu benshi Imana ikoresha hari n'igihe badashaka kwigaragaza. Ushobora kumubona ndabyemera, ariko ushobora no gukoresha ubutazi, ukabona cya kibazo cyarangiye, ukajya wibaza se byagenze gute. Kumbe hari umuntu Imana yakoreshe wo mwibanga arangiza ikibazo. Mbibutse ko Rubeni yabaye igisubizo cy'umuvandimwe we atabizi. Niwe abwiye bene se atariko mwaretse ntitwishireho amaraso y'utariho urubanza. Hari abantu Imana ikoresha tukabamenya, hari n'abikoresha tutazi.
hari abantu Imana yabitse mu ibanga bakujya barokora abantu bayo, bakujya bavuganira abantu neza, ntibashaka no kumenyekana. ariko reka nkubwire ngo reka uzakurengera, hari abavuze ngo agacumu kazakurengera. hari ahantu Imana yagahishe, hari ahantu Imana yahishe ubutabazi bwawe. ngo abitoro bagira umwete wo kumusabira. aho barimo basengera Imana yohereza marayika. hari aho usanga hakenewe ubutabazi butagaragara kandi bugakora ibigaragara, ariko hari naho Imana ikoresha ubugaragara. biterwa n'urugamba uko rumeze, biterwa n'uko intambara imeze. Imana ijya imenya intwaro zizakenerwa mu rugamba, kandi zose irazifite. hari indirimbo twajyaga turirimba ivuga ngo mu ntambara zose yarwanye nta nimwe yigeze itsindwa. uko yahoze kera n'uyu munsi niko kandi niko izahora. nakuzaniye ubutumwa ngo ibyo bategereje, ubutumwa nazanye, ibyo bategereje ku buzima bwawe Imana irabihinyuje. ngo Imana yohereza marayika, araza. ntiyari afite imfunguzo, ngo ariko inzugi zaramubonye zirikingura. arinjira akoma Petero mu mbavu. Petero atabyuka n'ingoga, ngo amufata ukuboko, ngo iminyururu imuva ku maboko no ku maguru iragwa. ngo inzugi za mbere ziribwiriza, zose ngo ziribwiriza zirakinguka. ngo Petero agira ngo ari mu nzozi. ngo bageze hanze, ngo amurekura ukuboko. Ngagaruye umutima, ngo asanga ibyo marayika yakoze byari ukuri. ahita ajya aho bari gusengera, ngo bumvisha ko manze bati siwe ni marayika. basengaga batanizeye, baza gusanga niwe. Herode ngo aje gukora ibyo yagambiriye gukora. basanga Petero yagiye kera, basanga nta kirimo. nakuzaniye ijambo rivuga ngo uyu mwaka wa 2025 iby'umwanzi ategereje ku buzima bwawe, ibyo bategereje ku buzima bwawe Imana irabihinyuje. Imana ihinyuje ibyo bari bategereje. iyo usomye mu byakozwe n'intumwa 28 ku murongo wa 6, haravuga ngo babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa kindutse, ngo bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyabaye, barahindura bati tubonye ko ari Imana. umwanzi agiye gukorwa n'isoni, kuko ibyo yari ategereje si byo bigiye kuba, ahubwo Imana igiye kumuhinyuza. iyo usomye Mika 4:11 haravuga ngo dore bahagaze ku misozi bateraniye kugutera, baravuga ngo Isiyoni nihangizwe, amaso yabo arebe ibi batwifuriza. 12 haravuga ngo ariko ntibazi ibyo Uwiteka atekereza. hari ibyo bagambiriye, hari ibyo bibwira, hari ibyo bategereje, ariko nakuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo ibyo bategereje ku buzima bwawe Imana irabihinyuje. yewe muma muneza amatwi, mupapa, musore nawe mukobwa, naje kuguhanurira byizera bizakubera uko nguko. sinjye ubisohoza, Imana niyo ibisohoza. ibyo bari bategereje ku buzima bwawe Imana irabihinyuje. reka nkubwire ngo ikoze ikinyuranyo. hari abavuze ngo yanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana. hari ibintu Imana igiye kunyuranya, hari ibintu Imana igiye kunyuranya. abari biteze amarira bakubona useka, abari biteze kubona wikoreye amaboko babona Imana icyubahiro, abari bazi ko ugiye kuvuza induru bagiye kubona uvuza impundu. Imana igiye gukora ikinyuranyo cy'iby'umwanzi yarategereje ku buzima bwawe. ndagira ngo dusenga dushimire Imana igiye gukora ibyo ngibyo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, nta yindi Imana ihwanye nawe, nta yindi Imana imeze nkawe. urera kandi urakiranuka, nta wera nk'Uwiteka, nta gitari kimeze nk'Imana yacu. tugushimiye ko hari iby'umwanzi yarategereje ku buzima bwacu, kandi twasanze Imana igira abakozi bayo, ariko na Satani agira abamukorera. ariko dusanze ibyo abakozi ba Satani bari bategereje ku buzima bwacu ugiye kubihinyuza, urakora ikinyuranye n'icyo bari bategereje, kuko uri Imana ifite ubutware. iyo ubihamagaye birakwitaba, kandi ntacyo abasha kurogoya umugambi wawe. tugushimiye kubw'ubuhanuzi ko buzadukurikirana uyu mwaka wose, ko buzatubaho uyu mwaka wose, buzaba ku bana bacu, buzaba ku miryango yacu, buzaba ku ngo zacu, buzaba muri business, buzatubaho amajya n'amaza.
kubera iki? Hari ibyo umwanzi ategereje, kuko hari plani yateguye, hari ibyo yatekereje, ariko nawe hari ibyo, kandi we ngo nzi ibyo nibwira kubagira ni byiza si bibi, kugira ngo mbare mu mutima. Umwanzi yifuza ibi, ariko wifuza kutugirira ibyiza, kandi nta kikurusha amaboko iyo urwanya uranesha. Himbazwa n'amahanga yose, ibyo bikore kwibahisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Ibyo bategereje ku buzima bwawe, Imana igiye kubihinyuza, igiye gukora ikinyuranyo cy'ibyo bari bategereje. Imana ibashe kandi ibagire neza, amen.